reka ngusuhuze mwene data nshuti y'umusaraba wowe udahwema gukurikira Zaburi nkunda aho uherereye hose mu bice byose bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi, tuvuga ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba muri wowe. Ndizera yuko umeze neza, ariko kandi niba utanameze neza reka nkubwire ngo uko bukeye nuko bwije Yesu ajya ahindura imibereho ndetse n'ubuzima. Rero tugiye kugaruka ku itangazo ry'ejo ryatangajwe na ADPR, cyangwa se tugiye kuvuga kuri ADPR, ibirimo biba muri ADPR. Ngira ngo murabizi neza yuko ibyo dushaka kuvugaho turashaka kugira ngo tugarukeho, kuko ADPR murabizi neza yuko yari ifite insengero 3225, ariko muri izo nsengero 3225 ngira ngo murabizi neza yuko hari insengero zari zarafunzwe. Ngira ngo murabizi neza yuko ubu ngubu mu nsengero zari zifunguye arimo insengero 900, bivuze ngo insengero 2200. Ngira ngo ubwo ngubwo murumva yuko zifunze. Ariko mu tangazo ryasohotse wenda ko aryo tushaka wenda kugarukaho cyangwa se ngo tuvugeho cyane wenda ku bayoboke b'itorero rya ADPR cyangwa tuvuge ku bakristo ba ADPR, ngira ngo murabizi neza yuko itangazo ry'ejo ryasohotse ryavugaga yuko kuko akimara gusohoka inshingano zo muri RGB ndetse n'ibisabwa byo muri RGB, hagenzuwe cyangwa se hakurikirwa igenzurwa mu bapasiteri bari bariho cyangwa se abapasiteri bari bagiye bayoboye ayo matorero agiye atandukanye 900, kuko batari bujuje ibisabwa. Rero uri kumva ko hahise haboneka imbogamizi z'ibisabwa muri abo bapasiteri bari barimo, bashobora kuba wenda bakora inshingano zo kuyobora ayo matorero. Ngira ngo turagaruka kuri byinshi cyangwa se turaganira kuri byinshi ku bayobozi bazayobora ayo matorero. Biravugwa yuko rero iryo tangazo ikintu ryari rishatse kuvuga, bakimara kubona yuko abapasiteri cyangwa se abayobozi bazayobora ayo matorero bamajije kuba bakeya, kuko ubu ngubu arimo gusabwa byibura abapasiteri 1200 bagomba kuzayobora amatorero ya ADPR ahagiye aherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu turere 30, kuko hamaze kwemezwa neza ko byibura amatorero 1200 ariyo azasigara mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo ngira ngo urimo urabyumva yuko nyine bya 3000 ntago bikiriho. Bivuze ngo urusengero rumwe ruzaza rusengerwa mu rundi, urundi rusengerwe mu rundi, paka kugeza igihe byibura hasigaye amatorero 1200. Abo bakristo rero akaba ariho bazahurira, bazaza bateranira muri ayo matorero. Ngira ngo rero amaze gukorwa igenzurwa cyangwa se amaze gukorwa bimwe cyangwa se n'inama, hamaje kubonekamo byibura abantu byibura bashobora kubona ibisabwa 300 cyangwa se 300 n'abandi gutyo 400 nibo bamajije kuboneka. Hagati ya 400 ndetse na 300 nibo bamajije kuboneka bashobora kuba wenda bakuzuza ibisabwa. Rero amajije kubona yuko kandi byibura akenewe abantu 1200 bazayobora ayo matorero, biba ngombwa yuko nawe yundi mwanzuro bakora, bavuga yuko byibura mu bo bari barahuguye hari abari bagiye bahugurwa, kandi hari n'abandi bagiye byibura bafite nizo kaminuza bagiye bari mu matorero agiye atandukanye hirya no hino mu turere 30 tw'igihugu. Mu bakristo bagiye bicayemo bafite izo kaminuza basabaga, ariko byibura babura
impamyabushobozi ya mpamyabushobozi y'amasaha 1200 ya teoloji. Rero bamajije kwicara hamwe babonye yuko abo bantu bari kubura, babona yuko nta handi hantu bashobora kuba bagira gute bava, baravuga ati rero reka dutange iri tangazo turitange mu matorero hirya no hino kugira ngo ababyiyumvamo ndetse n'abafite izo kaminuza za A0 byibura nabo babe bagira gute baba badepoza kugira ngo babone abantu baza bagira gute baza bayobora ayo matorero mu gihe kizaza. Rero niho rikiryo tangazo ryari rigamije, cyangwa se niyo mpamvu ADEPR yahise ifata umwanzuro kugira ngo babe byibura babona abayobozi bazayobora ayo matorero. Birikumvikana yuko wasanga rero mu nsengero zifunzwe ubu ngubu tuvugana, uri kumva ko mu nsengero zifunzwe ubu ngubu tuvugana byibura izi nsengero zizafungurwa ni kuko uri kumva hafunguye 900 kandi bashaka 1200, byibura uri kumva ko byibura mu turere 30 hazafungurwamo izindi nsengero 300. None rero izindi nsengero 300 noneho reka wenda turebe mu nsengero zari zifunguye 900 wenda dushobora kuvugaho kinyiki kimwe ugomba kumenya nuko mu nsengero 900 nuko mu nsengero 900 zari zifunguye, zari zihari zirimo gukora, nuko bakorize ubugenzuzi bareba babona yuko hari insengero zitujuje ubuziranenge, kandi izo nsengero nazo zigomba kugira guki zigomba kuzakorwa, hari byo zigomba kuzakorwamo zitujuje ubuziranenge, wenda nk'ahantu hatari imiturire. Icyo ni icyambere. Insengero zigiye ziri ahantu hatari imiturire kandi zikaba zitemerewe kuba zahubaka, izo ngizo ugura zumva zo nukuba zahava zikimuka zikajya kubakwa ahandi, cyangwa se bakagura ibibanza, nabyo birashoboka. Ubwo bivuze ngo mu nsengero 900 n'ubundi nazo ntiwazibaramo kuko hari izi zavamo. Ikindi wenda dushobora kwibazaho cyangwa se tugatekereza nuko mu nsengero byibura 300 zari zifunze, nuko naho ari izindi nazo zizavamo zitujuje ibisabwa, bitewe n'iki haragiye zishobora kuba ziri ahantu hubatse ariko zikaba ziri ahantu hamanegeka, bigaragara yuko izo nsengero zigomba kuhava. Rero bivuze ngo inshuti yanjye ubwo ngubwo impamvu tuba tubivuze wasanga harimo urwawe wasengeragamo, wasanga harimo urw'inshuti yawe, gusa ikintu kiriho ni ugusenga cyane kugira ngo urwawe ruzabe rurimo. Ariko usibye n'ibyo ngibyo ni no gusenga cyane kugira ngo Imana igire ikikora, kuko uri kumva ko niba mu nsengero byibura 1200 zizakora za ADEPR cyangwa zizafungurwa za ADEPR, cyangwa se zizaba zigaragara muri icyo gihe cyo gukora, bivuze yuko kugira ngo uve aho uri ujya gusenga bizaza biba ari kure. Bivuze ngo ushobora nko kureba nko mu mirenge cyangwa se mu murenge umwe ugasanga harimo nk'insengero byibura nk'esheshatu cyangwa se nkazingaye nk'eshanu. Biri kumva rero nawe hita reba aho urusengero rwawe ruri n'urundi urebe uko byari bimeze. Ubwo nyine ukumva ushobora kuzuva nk'aha ngaha rwose ukagenda nk'ibirometero nka bingahe nka 3 cyangwa se 3 cyangwa 4 ugiye gusenga. Birumvikana rwose, birumvikana. Rero ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe, nuko ikindi kintu tugomba kukubwira cyangwa se andi makuru tukuzaniye nuko itorero rya ADEPR ryahinduriwe izina. Wenda abantu benshi barimo kubivugaho. Uri kumva rero ADEPR ngira murabizi, ADEPR ni itorero ryabanje kera, ni itorero rizwi cyane
wenda ikintu wenda twarivugaho ADEPR cyangwa se wenda nk'ubutwari twavugaho kuri ADEPR ni itorero ryashinzwe kera, ni itorero ritamaze igihe kitari gitoya, rikorera hano mu gihugu, ndetse ubu ryageze naho rigira n'amashami mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse rifite n'abayoboke mu bihugu bigiye bitandukanye. ADEPR ikimara gushingwa, ngira ngo murabizi ko n'amatorero agiye ari hirya no hino, cyangwa se ubwewe na amadini agira ari hirya no hino, afite umwihariko kuri ADEPR, kuko tugiye kureba tukareba n'abapasiteri basigaye bayobora amatorero cyangwa se n'amacaci ari hirya no hino, twasanga yaragiye yiyomora kuri ADEPR, kuko n'abayoboke abenshi cyane bagiye bava kuri ADEPR. Rero niyo mpamvu ADEPR ibintu twayivugaho ni byinshi, cyangwa se n'ibikorwa byinshi yagiye ikora ni byinshi. Aho igeze rero ubu ngubu twavuga ngo ni ibintu bitari byiza, ni ibintu by'uruvangavange. Gusa nyine icyo twakora ni uko twakwisegura amasengesho kugira ngo Uwiteka agire icyo akora, ndetse ni ukuri mu bihe by'ibi ngibi bigoye, mu bihe nk'ibi ngibi bidasanzwe, kugira ngo Uwiteka yigaragaze, kuko nawe ari udasanzwe akigaragaza. Rero turabashimiye, nawe ugira icyo ubivugaho ku byo tuganiriyeho, ariko nawe utagenda utadukaniyeho kuri subscribe, kugira ngo iri vugabutumwa dukunda kwamamaza ribashe kugera ahantu henshi. Amakuru yose uko tuyamenye tugomba kuyakugezaho 5 kuri 5 kugira ngo uyamenye nawe ugire icyo uyavugaho. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom, shalom, shalom.